aza akareba umwari utagira ukwasa akavuga ati ase ubundi Leonidas reka nkubaze ikintu kimwe ubwo dushize ku munzani nk'iyo story nkubwiye ubu umuhungu we nta makosa aba bifitemo umuhungu we umuhungu niwe wajyanye umukobwa yego amakosa bose nyine bose ni abanyamafuti nyine byinshi turimo bitatuma umupira w'amaguru mu Rwanda turaza inshinga waturaza inshinga ku buryo wenda uzaza mu yindi myaka vareyira hari umwaka utaho ko bireba ntugendere kwikunda njye ngendeye ku mupira wose atari nariyo gusa nakubwiye ko nsesengura byose mbona umupira wo mu Rwanda w'umwaka utaha uzaba ufite isura itari nziza kubera iki icyambere urahera ku ikipe yatwaye igikombe yitwa Peri irarokritika Arsene Arsene wareba ugasanga nta kirimo ugakurikiza iyo Rayon Sports wari uri kuvuga iri aho ngaho yo nta na nubu nta kirakora ukamanuka ukagera kuri izo za polisi yo ni kwihora ukagera kuri Kiyovu yashizeho ukagera kuri AS Kigali ntikiriho polisi bimeze nk'isosi y'intama mukura iri aho niyo bakuzanira itwika wareba ku ruhande wakorora ukagaruka yakonje ubwo rero uzi kuvuga mbese w'umushaka ariko nawe banza ukurema ako kantu k'ubujanja bakabaya ako kantu k'ubujanja ukizemo ni kanje ariko ubujanja nta kibazo kirimo ushoboye ariko hakaba hari akantu wagobetsemo nanjye nemeranya nawe kandi koko nako kagira influence muri ibi bihe bya tugezemo yego akantu ko gukoresha social media Biruta cyane rwose wenda arimo nazikoresha cyane ikintu cyitwa ari kimwe n'uyu nguyu Nduhungirehe Olivier yego kugira ngo umusore ashaka umukobwa babane no kugira ngo nyine icyambere babyare bororoke buzuzanye nta uri yimitsi undi reka nisubire mu byanjye ndabona kitazanjyana narinzi ko kizanjyana muri Amerika vuba na bwangu none kirantindiye reka nkihorere nkikwepe ubwo rero nyine ni uko nguko urukundo rw'iki gihe giye kwirirwa neza abakunzi ba IM Media TV televiziyo yanyu kabisa imaze kuba ubukombe mwabonye yuko noneho turi no muri Amerika twashinze y'imizi inkuru zacu rero nizo ku isi hose ubona yuko tugenda tubakorera impande zose z'isi kabisa tunabasaba gukora subscribe hasi like share comment mutubwire bitagenda ariko natangiye kubona mubikora kabisa comments ni nyinshi kandi turabikeneye kuko zira comments nizo zivamo ibyo tubakorera nizo zivamo ibyo twahindura kugira ngo televiziyo yanyu ikomeze ibe ubukombe cyane sibyo leo niko bimeze placide yego kabisa mudutera iteka niba ariko umuntu yabyita mukore subscribe mukore share like comment kugira ngo natwe dukomeze gutera imbere kuko tuzajya tubakubita inkuru zirimo ubusesenguzi bumwe bwimbitse hamwe na mzee Democrat inararibonye ariko sinanjye gusa n'abandi tuzajya tubaza ko twatumira muri izo comments wavugaga mugiye mushyamo muri comment muvuge muti twebwe turifuza ko mwazatuganira muhuje Leonidas wenda na barafinda reka tuvuge gutyo niyo yaba atari Leonidas na barafinda ndimo gutanga urugero ni urugero ndimo gutanga hari igihe wabitangamo bagahita babigusaba kandi hari igihe yego ahubwo muri comment wa mugani bajye bashyiramo bati ko twifuza kanaka ko twifuza ko mutuganira kuri ibi nibi hanyuma tukabashakira n'umutumirwa kuko iyi televiziyo ni yanyu namwe mugomba kuzajya mugira uruhare mu bibagenerwa si byose niko bimeze nabagenerwa bikorwa nabafatanya bikorwa nabagenerwa bikorwa ngo muri Amerika naho amakuru agenda hava kuko abanyarwanda bari hose yaba y'abanyarwanda twigeze kubabwira tuti nayo b'abanyamerika b'abahanzi nayo umuntu yayashaka cyane rwose umenya hari dore tugiye kujya no mu gikombe cy'isi tukanamutuma akajya kuturebera Donald Trump bakaganira nabyo byose tugomba kubikurikirana tukabimenya abatabizi neza impamvu dukunda kuvugamo Isiaka Muremba ni umunyamakuru wacu wa IM Media TV ukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nayo mpamvu mubona nyine hari ibiganiro dushyiraho bigiye kuba byinshi n'abo ba Donald Trump wa mugani n'abandi n'aba Joe Biden n'aba Kamala Harris
bose abatuzana abo bose azajya bazana na ba Barack Obama ba Will Smith benshi cyane kabisa azajya abazana kandi nawe ubwo ni umukoro tuba tumuhaye kugira ngo natwe hano umukoro wacu turawukora nawe ashyiremo imbaraga sibyo yego hanyuma rero Leonidas umeze neza cyane kuri stade ngira Nyankuburi kuri stade ntago nateganyaga kujyayo kandi nari nabitangaje nari nabivuze ahubwo sinzi impamvu wanteganyagayo kandi tutabisezeranye ariko rero reka nkubwire sha barakoze kutahazi kuko nicyo wabuze ntacyo nabuze ariko iyo uza kuza utinzeho gatoya byari kukugora cyane erega urumva yewe wamenye ko abantu bataye inkweto bakinjira nta nkweto abandi bagasimbuka cyari kunjyanayo gitandukanye mwebwe n'icyabajyanyeyo wowe wari kujyanwayo n'iki njyewe namye mbivuga ntago wanshyiriraho ngo APR na Rayon zirakina nzi ko ntazihari ngo njye ku kibuga either ako se ntazihari gute ko twabanye umupira Rayon Sports itera mwiza cyane mwinshi cyane tugiye gutaha stade n'ukwitaha ureka kumbwira uti haraba hari umupira ukomeye wa Rayon APR kandi nzi ko zitegeze zibyitoreza zigitegura nari nzi ko rero ari igihuha ariko rero ndeka nkubwira kandi gutaha stade ndacyakomeza nzasaba uruhushya nk'umunyamakuru n'ubundi ndabyemerewe hari n'umunyarwanda wese abisabye bana bimwemerera mfata umunsi wanjye wagenwe ngende nzenguruke hose stade Amahoro nyitahe niya buri munyarwanda kuko nabonye itangazo ministeri yasohoye ninjoro yarisohoye ku cyumweru basaba imbabazi bashyiramo ngo stade yanyu oya ni iyacu none se bivuze ngo ni y'abanyarwanda bose oya ni iyacu ni iyacu burya nibiba bigendaho biyubaka ni twebwe tuba twarabyishyuye cyangwa tuzabyishyura niyo uti umupira wari igihuha niyo abatari wowe wabyishyuye cyangwa se uzabyishyura umwana wawe cyangwa ukomoka ku mwana wawe bazabyishyura yego uti umupira wari igihuha ariko rero ndakuki bana bareyo kuki muri abagome umupira wari igihuha mwirukaniraho umutoza wari igihuha biriya nanjye umutoza yararenganye cyane biriya bintu rwose nabigayiye abareyo nabigayiye Rayon Sports kuko justification niyo gutandukanya ikipe n'umutoza justification bari gutanga ntifatika ntagifatika kumbwira ngo wirukanye umutoza ngo kubera ko ngo yashatse gukinisha ngo abana ngo abakinyi bakuru baramubuza ese niba APR ko yabakinishije hari uwabigizeho nayo ntiyabakinishije nawe barimo ariko bari ku rutonde ariko ntiyabakinishije nyine icyo ngaya umupira wacu mvuga ko utazanatera imbere niba dushaka kuvuga ngo kwinjirira imikorere y'umutoza ariko hari no guhora muri cercle imwe yego guhora twizenguruka kuri abo bakinyi bamwe ngabo basefu ngabo bande ngabo ntushaka kuvugurura nibuze ngo kandi noneho aba bakinnyi ngeje bundi nari nicaye nabivuganye n'umuntu w'umuriro ndamubwira ni mureke kwibeshya bano bakinnyi agukinira match bitewe n'icyo agamije yarambwiye ngo nta mukinnyi bo nka sefu ashaka kwigaragaza icyo nicyo igihe ashaka kwabonye abakinnyi muri rero harimo abakinnyi bakuru bari baje ari nk'abanyabiraka ariko bayishaka kuyijyamo ko ni ikipe ifite izina bateye match yo ku rwego rwiza ariko urani wa mukinnyi ugukinga nk'igikarito mu maso akavuga ati match reka nice ubuyobozi mu mutwe niba ariko nabyita bankubita ayo masezerano yageramo umupira ukawubura icyo rwose turakyemeranya aho 100% ariko nibyo mvuga niba dushaka gutera imbere nitwumve ko impinduka twemere kwakira impinduka niba hari abana wa detexe umutoza ya detexe wamuhaye akazi ngo detekte mu cyiciro cya kabiri byagera igihe hagiye kubaha umwanya uteboje hafi sigaho nzanira abasaza none ikintu kiba kinabaje Leonidas hari aho umukinnyi nka Muhire Keve uri pro yakanabyigambye kuri kamera ukabona arabiseka rwose bamubaza batariko biravuga ko ari we wirukanishije umutoza ukabona ari proud mbese aremeranya nabyo ko ari we wabikoze Nibyo ni ibintu nibyo nyishimangira ko tutazatera imbere niba umukinnyi ashobora gutegeka ubuyobozi bikarurangira birukanye umutoza nabyo mu buryo budafatika wenda ari cyagihe amaze ashwana n'abakinnyi muri champion naho nabyumva yego ariko niba wowe murumaza amezi 5
ntacyo umushinja bose bavuga ni umutoza mwiza nuko yakinishije ngo ashaka gukinisha abana none utarareba na resulta zavuyemo ubwo biragenda bikanshyira kuri ya kipe nayo itwara igikombe kirukana umutoza kandi yatwaye igikombe nkavuga nti bose ni bamwe sinzi umuntu wabyaye umwana mwita bose ni bamwe bose ni bamwe nyakwigendera ngira ngo yari Jaime ariko ndavuga se mu by'ukuri tugamije iki icyerekezo cyacu ni ikihe yaba wowe uri kipe ya mbere yaba ikipe ya kabiri icyerekezo nimwe mwakabaye mutanga umurongo w'umupira w'amaguru wo mu Rwanda none ubu Rayon Sports izahora ikinisha sefu ubuzima bwayo nta wundi mwana uzazamukira none igitangaje sibyo umutoza nkuriya araje nta kindi umushinja ku mitoreze bose yaba ari ubuyobozi n'abakinnyi bavugaga bati pe ntacyo tumushinja ni impeccable sibyo umutoza umubujije kujya mu biruhuko ngo agire ibyo ategura arakwemereye sibyo shampiyona igiye kuza shampiyona ni tariki 18 z'ukwa munani igihe niba ntibeshye nibatabyimura nta gihindutse sibyo hari ufite pre-season ufite kwitegura none umutoza wari umaze amezi 5 arimo gutegura ibintu umwirukanye habura ukwezi kumwe n'igice kugira ngo shampiyona itangire aha ni wa mwere uturutse bukuru nyine ukwira hose ni ikipe yirukanye umutoza watwaye igikombe n'indi yamwirukana ntago kabura ubugendo urebera kuri bariya kandi warebye ibyawe hose ndahareba nge nshinzwe kureba hose rwose niyo mpamvu umusesenguzi ushinzwe kureba hose umupira wose wari uri hariya ni igihuha nta mwana mushya wigaragaje muri uwo mukino nabo ngabo muvuga ngo bateye umupira ni wa mupira n'ubundi usanzwe wo gushushanya ngo babahe amasezerano uyu muntu wari waje ku kibuga tuvuge yiviriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aje kureba umupira akaba yararebye ngo umupira w'u Rwanda muri iriya shusho ya APR na Rayon hari icyo yabonye ntacyo rero n'umuntu niyo bikinishiriza abana reka tureke kubeshya abanyarwanda ntacyo wa mugani nibe niyo bikinishiriza abana muraza kutwihangana gatoya abakunzi ba IM Media TV ahantu twari turi tugize akabazo tekinike akavura kari gatonyanzeho gatoya niyo mpamvu mubona dusa nabimutse ariko ntacyo turakomeza Leonidas umuntu witwa Muhajiri Hakizimana umukinnyi ngo wemerwa ko ari we nguze umupira wa mbere mu Rwanda ejo bundi twabonye byacitse abareyo ngo twamuguze ahantu hose turongera tubona ku munota wa nyuma nk'uko nk'imyaka itambutse 3 cyangwa 4 Muhajiri na Reyo birangira Muhajiri n'ubundi asinye muri polisi ibya Muhajiri na Reyo sekagaterera nzamba kanyina wa nzamba ibya Muhajiri na Rayon Sports navuga ko n'ubundi au départ ubuyobozi bwa Rayon Sports ubwo sinzi niba mu mutima wabwo bwaramushakaga bari baraye ngo bumvikanye icyo mubwira ubuyobozi bwa Rayon Sports busa n'ubwagiye ku gitutu cyo gutekereza gucaka Muhajiri bitewe icyambere wenda nuriya mukino icya kabiri no kuba nta wundi mukinnyi w'umuhanga bari bagura bakavuga ati nitukura Muhajiri abafana barapfa kuba nibuze no kubakinga agashashi mu maso none niba ariko niko nabivuga ariko ubundi Muhajiri ukurikije ibihe yakabaye yarasinyiyemo Rayon Sports byo hambere ubu ngubu nakabaye ntekereza ko ahubwo bagakuri kuba barazinutswe kubera ko nejo bundi interview yatanze yarivugiye ati ngiwe Reyo niba inshaka igiza n'amafaranga ku meza bari abana baba Brazil kujya kubabwira ngo amafaranga ngo nzayaguhejo impamvu ko yayikinishije nuko ngewe kuva kuwa kabiri no kuwa gatatu bigitangira kuvugwa nakubitaga icyumvirizo muri polisi bavuga ko afite amasezerano batese arasinya kabiri ahubwo kubera ko bya bindi by'igitutu n'iki by'iwacu bibaho wagira ngo na Fideli hari sinzi icyo wenda abantu bavuga bati umuntu reka tumufatirane ntazi by'umupira tujye tumukora ibyo twishakiye ibaze nawe abakinnyi bangahe bavuganye kuwa gatanu hakabura n'umwe usinyije hari Umborenga nubwo twavuze Muhajiri gusa Umborenga we ngo avuga ko ngo yababwiye ngo nimwe mubiretse y'amafaranga ye rwose umenye yaza kubabwira ati nimuyazane bari kuyamubonera bari kuyakura hese bamugejeje imbere ariko bari kuyakura yuko twabonye na Kevin ngo bumvikanye miliyoni 40 bagashyiraho ka kanyenyeri kabare ko kuyitanga izo abafana none si z'abafana habuze za Kevin hari kuboneka za Umborenga ariko noneho
twari twibere kuri muhajiri Yego. muhajiri ngiye ngavuga nti ubuyobozi bwa Rayon Sports icyo gitutu bakoreraho nacyo kizabamerera nabi kibateranye n'abafana bayo bose niyo bakomeza bakituriza bakarokrita nk'uko bisanzwe ko muhajiri we yari afite amasezerano njyewe ntacyo mburemenga hariya mu buyobozi bwa Rayon Sports ni muhajiri njyewe ndeba naho ibyo kuvuga ngo azi umupira nyine yarawuza ariko yitwara nabi bituma umupira abantu bawukekamo bagatekereje ko yakabaye yaragezeho ntago ari wazageraho nta nubwo ari wo yabaho bitewe n'uko yitwara nyine mu buzima bwe bwa buri munsi ntabwo bwatuma agera ku rwego abantu bamubona yakagezeho kandi ari kugenda kuri imyaka iri kugenda ishira ariko se Leonidas ejo bundi watubwiye yuko umupira wari uri muri stade kubera ko amakipe atariho utari kujya kuwureba no mu byo twumva ubuyobozi bwa Rayon kubwumva ku isoko reka da kandi ubundi twagatuzi ko Rayon ariyo kipe yabaga muri merikato yabaga irimo gutitiza Nyarugenge kipe yatitizaga ni APR ko Rayon tutayumva Rayon irahari umwaka utaha uko bireba ntugendere kwikunda njye ngendeye ku mupira wose atari na Rayon gusa nakubwiye ko nsesengura byose mbona umupira wo mu Rwanda w'umwaka utaha uzaba ufite isura itari nziza kubera iki icyambere urahera ku ikipe yatwaye igikombe yitwa APR irarokritika Arsene wareba ugasanga nta kirimo ugakurikiza iyo Rayon Sports wari uri kuvuga iri aho ngaho yo nta na nubu nta kirakora ukamanuka ukagera kuri izo za polisi yo ni kwihora ukagera kuri Kiyovu yashizeho ukagera kuri AS Kigali ntikiriho polisi bimeze nk'isosi y'intama mukura iraho niyo bakuzanira itwika wareba ku ruhande wakorora ukagaruka yakonje ubwo rero kumbwira ko umwaka utaha hari umupira hari ikizere cy'umupira mwiza biragoye birashoboka ko hari izindi priorite dufite ariko izo ntuzimbaze ndavuga nyine mu Rwanda yego hari izindi priorite dufite ku buryo kwizera ko umupira amafaranga azaboneka amakipe akarokrita andi agatunganya ibyo agomba gutunganya byo byagurana njyewe ndabibona reka iby'umupira tube tubishyize hari ibintu byinshi turimo bitatuma umupira w'amaguru mu Rwanda waturaza inshinga ku buryo wenda uzaza mu yindi myaka okay muzerewo reka iby'umupira tube tunashyize hasi tusimbuke duherutse kubona ikintu kitari gisanzwe kubona amavugurura muri guverinoma mu gihe cyerekeza ku matora ntago byapfaga kugaragara cyane ariko ejo bundi tubone nyakubahwa perezida wa repubulika agize atya akoza amavugurura muri za minisiteri zimwe na zimwe ndetse no mu bigo bikomeye ariko aha turibanda ku kigo cy'imisoro n'amahoro kibarirwamo urufito rwinshi cyane ubona iri hindagura ryaba ryaratewe n'iki cyane cyane ku gihe kiganisha ku matora urakoze cyane n'ingewe mbona nanjye ni ikintu buri wese yakwibaza gusa ariko mu nshingano z'umukuru w'igihugu haba harimo gukurikirana ubuzima bwacyo buri munsi haba mu gihe cyegereje amatora haba amatora arangiye haba hagati muri manda isaha n'isaha umukuru w'igihugu aba yahindura abayobozi mu nzego zitandukanye za leta bitewe n'icyabaye ejo bundi twabonaga umunyamabanga muri minisiteri muri Minecofin yirukanwe wirukanwe yego impamvu ntitwazimenya ariko byanze kunze umuntu yajya kwirukanwa nuko haba hari icyabaye hakaba rero nanone burya izindi mpamvu zishobora gutuma ubuyobozi umukuru w'igihugu ahindura umuyobozi runaka ku rwego agashyiraho uwundi tuvuge wenda duhere nko muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ako kantu reka mbanze nkakubwire muri ubu buryo tugize dutya tubonye umuntu witwa Vincent Biruta abantu benshi bavuga ko akora akazi neza k'ububanyi n'amahanga ariko bakamushinja ikintu kimwe niba nabyita guceceka niba nabyita kuba nta bushapo kandi uriya ni umwanya sibyo ureba abantu bose bagiye bawujyaho
ni abantu baba bari shapu. Turebe kuri ba Louise mushiki wabo, turebe kuri ba Richard Sezibera, ni abantu b'abashapu baba bazi kuvuga. Abantu benshi bashinja Vincent Biruta ko ari umuntu ucecetse uri shy, noneho turi no mu bihe by'amatora bisaba umuntu usubiza cyane, sibyo? Usubiza cyane ko turabona ibintu byinshi babanyamakuru ngo 40 buretse mbanza nsoza uragendera ku byanjye nawe ariko usesengura ibyawe. Hanyuma tugiye tubona umuntu witwa Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, bahise bagira minisitiri, yigeze kuba umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri, ubu bamugize minisitiri. Bakavuga yuko ari umuntu, bikavugwa yuko ari umuntu w'umujanja, uzi gusobanura politiki, uzi gusobanura gahunda z'igihugu, uzi kuvuga mbese w'umushaka. Ariko nawe banza ukurema ako kantu k'ubujanja, bakabaya ako kantu k'ubujanja ukizemo ni kanje. Ariko ubujanja nta kibazo kirimo, ni ubushapu. Yenda kwa sharpness ko nakeye, ariko ubujanja gasona nabi, ubujanja gasona nabi. Ntacyo, reka tuvuge sharpness. Ikabivuga ko ariyo yaba yaratumye Biruta yigira muri Minisiteri y'Umutekano, ifite n'abajyanama benshi. Hanyuma Ambassadeur Olivier Nduhungirehe akaba yagirwa minisitiri, ariko nanone bikavugwa yuko igihe cyose ahawe izi nshingano bisoza bitagenze neza, kubera hari igihe abikoreramo amakosa amwe nawe. Reka mpere inyuma gakeya. Yego. Ntabwo ndibifate muri iyo context ko wenda icyatuma Vincent Biruta ava kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ari ukuvuga ngo wenda aracecetse cyane, kuko igihe awumazeho icya mbere ni kinini. Icya kabiri, u Rwanda rwagiye ruhura n'imivurungutano abantu bari ikomeye rwose, haba ku bwa Rusesabagina. Icyo gihe yari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yari Biruta. Yewe no muri bya bibazo bya Kongo, mu bibazo bya Kongo yari Biruta. Ko Biruta ndumva ari we wasimbuye Richard Sezibera, niba mbyibuka neza. Nibyo hakaza mu bihe bya hari ikindi n'aba basankara rega, ndumva nabwo yari Biruta nyine. Icyo gihe ibihugu bitandukanye byakubitaga ibibombe ku Rwanda, ndavuga ibibombe by'amagambo ndetse n'ibibombe by'inyandiko zitandukanye bagendaga bandika. Uyu nguyu Biruta ahari, yego, kandi yagerageje gukora uko wenda yari abishoboye. Ariko hakaba hari akantu wagobetsemo nanjye nemeranya nawe, kandi koko nako kagira influence muri ibi bihe tugezemo. Yego. Akantu ko gukoresha social media. Biruta ntabwo wenda arimo nazikoresha, cyane ikintu cyitwa ari kimwe n'uyu nguyu Nduhungirehe Olivier. Olivier ni umuntu uhora kuri Twitter, Olivier ni umuntu wandika, ni umuntu usubirikanya n'abantu yewe no mu magambo. Ako kantu rero mu badiplomate nako karakora, karakonta rwose. Umuvugizi wa leta burya nawe bari nk'umuvugizi wa leta. Nubwo hari umuvugizi wa leta uba wihariye, uba warashyizweho, ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga niwe wa mbere, ahubwo ngiye mbona ari we wa mbere. Ubundi ahora yoherezwa mu nama nyinshi ziri bugaruke ku mibereho, ku nenge bashobora kuza kunenga igihugu cye, kandi ari muri iyo nama. Ntabwo byanze kunze rero agomba kuva aho ngaho. Kandi izo nama bashobora kuzisubiza, cyangwa se abo bantu bashobora kubasubiza ahari cyangwa adahari, aribwo bwa buryo bwo gukoresha za social media mu buryo bwihuse. Ibyo rero nkaba nshobora kwemeranya nawe ku ruhande rumwe ko Olivier Nduhungirehe ashobora kuba yaba umuntu ubereye n'iyo pozisiyo. Ikindi, uyu mwanya nuwa uyu mwanya niba nibuka neza ni Minisiteri ikunze kuba iya PSD. Yego. Ndagira ngo ntaza kunyuranya, wenda hakaba hari undi wayokipye atari muri iyo PSD, ariko ukunze kuba uwa PSD. Uyu Nduhungirehe nawe ndumva ari uwa PSD. Yego. Na Biruta n'uwa PSD. Ubwo uravuze ngo mbese rero ni kimwe, nta kibazo aho ngaho rwose. System imwe mbifata ko ari bimwe, umwe nyine yarakuze, undi nawe ni muto, ariko n'undi bamujyanye mu yindi mirimo. Gusa muri politiki nanone burya niyo mpamvu bavuga ngo politiki nawo ni umukino. Yego. Politiki igira ibyayo. Ubuyobozi bushobora gushyiraho umuyobozi runaka hagamijwe ibindi twebwe tutazi. Yego.
uyu bakamuvana muri uyu mwanya bagashyiramo uyu uwari uri hariya bakamujyana mu wundi naho bakamushyiramo bitewe n'ibyo bamubonamo ariko twebwe tutabikurikirana hanyuma rero biri mu nshingano z'umukuru w'igihugu nyine kubikurikirana ahubwo icyo mpita nibaza iyo nk'igikorwa wenda cy'amatora kirangiye manda yindi itangiye yego ko hari igihe biba ngombwa ko abaminisitiri bahinduka ari benshi uwo nguwo ashobora kuba nawe yahinduka akaba umuminisitiri wenda utegetse se amezi nk'abiri icyo nacyo ni icyo umuntu yakwitega ariko nanone burya iyo bagushyizeho bagushyiraho bakwizeye urumva gutora ni tariki 14 sibyo hanyuma gutangaza amajwi buriya bizarenza nk'iminsi 2 se byanze kunze ntabwo byayirenze 2-3 ubwo 17 18 twaba twamenye uwatorewe kuyobora u Rwanda ariko nanone kurahira ni mu kwa 8 kurahira kandi batangiye kubara igihe warahiriye kuko hari igihe cyateganywa n'amategeko ubwo twagira gutya tukabona nk'umuminisitiri ugiyeho ku itariki n'iki ariko twabona umuminisitiri ugiyeho mu kwezi kwa 6 akavaho mu kwezi kwa 8 none hagize undi muyobozi ko abiyamamaza ari 3 hato undi utishimiye uwo wagiyeho uramenye ibyo byihorere ibyo shyira ku ruhande ariko wa mugani nacyo umuntu aba agomba kukirebaho niba politike cyangwa se sofa dufite abakandida 3 kandi bose bafite amahirwe angana urutonde rwasohoye abakandida 3 ntakuka ni 3 kandi bose bafite amahirwe angana ntacyo ugomba kugitekereza niba ushyizeho mu minisitiri ni nayo mpamvu natangiye avuga ngo nagashya kuba washyiraho guverinoma cyangwa se kuba washyiraho abaminisitiri mu gihe cyegereje cy'amatora biri hafi mu kwezi kumwe kwanza aba ari ikibazo kuko abakandida bose baba bafite amahirwe ariko nanone akantu wagobetsemo ashobora kwifashishwa mu gihe kuko no muri ya periode y'amatora no mu gihe cyo kwiyamamaza ashobora haba harimo ibintu byinshi ibibombe byinshi by'amahanga biza bikritika bisaba antibombe bisaba rero ko habaho umuntu nawe akaba ariho nka Olivier Nduhungirehe yaziye kugira ngo nyine afashe muri iki gihe cya antibombe nyine akore nka antibombe ariko nanone hakazaho uyu Nduhungirehe sinzi nanone burya niba ari bya bintu byo kuvuga ngo ntawe shimwa na bose nta nuwangwa na bose ubu usanga abo bantu cyane cyane hirya ngiyo bavugira hanze burya hari igihe umuyobozi ajyaho wenda niba navuga ngo bagira tolerance niba ari uko nawe atabatorera iyo ari kubasubiza cyangwa se baramubombarira nabo basa imijugujugira igihe yavuga ku bunyamabanga abantu baba hanze benshi cyane baranditse kandi bagaragaza kwishima urumva impamvu ishobora kuba inabitera ni umuntu wabaye mu bihugu byo hanze cyane kuko mbere y'uko aza kuba uwo munyamabanga twavugaga yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi niba byibuka neza noneho Ububiligi urabizi ko ari cyo gihugu kiba kirimo abanyarwanda benshi bagihungiyemo batavuga rumwe n'ubutegetsi no mu Buholandi nuko naho babaye naho yarahabaye naho rero ubona iyo agiye yari umunyamabanga yagarutse muri guverinoma abantu imijugujugu bari myinshi cyane reka tumwifurize ishya n'ihirwe ntago twebwe turi abantu dukorera muri uwo murongo tuba tugira ngo dusesengure kandi tugasesengura mu nguni zose ariko twebwe dukorera mu mujyo mwiza turamwifuriza ishya n'ihirwe kimwe n'abandi bose twabonye Rwanda Revenue harimo n'abatangiye gukurikiranwa ubona Rwanda Revenue kubera iki ikunda kunanira abantu kuyimanaging none si ibigo by'amafaranga we wagize ngo biba byoroshye kuyimanaging rahira ko nawe wakigukabukira wakimaramo kabiri njyewe ikigo cy'amafaranga nk'abijuranyiranamo miliyoni nararaho umunsi umwe ubuze ukuntu abantu baba bashaka no imisoro yabo ngo yikuraho baba ari benshi cyane bakwiyegereza bavuga ati twakora dute kugira ngo dusore make twakora dute kugira erega niho habarizwa bya za gasutamo n'ibiki ntidutanga imisoro myinshi ku bicuruzwa byacu byavuye hanze kiriya ni ikigo kigoranye ndetse gisabwa no gukurikiranwa buri gihe bakagihozaho ijisho ari mu bintu by'amafaranga byo umuntu yahindutse ntabwo natungurwa kuko akenshi uzarebe ifaranga ryagize gutya rigura n'umwana w'Imana uzarebe abantu benshi baba ku bigo by'amafaranga bakava ku mirimo yabo akenshi n'ubundi byanze kunze birangira bagize akantu babakurikiranaho cyane rwose reka ko kubona biriya bintu by'umutuku binyuranyuranamo
bariya abantu nabo ngo bakora n'imirimo igoye uzi gukora uriya murimo abantu ba miliyoni 500 bakakunyuraho wowe uhembwa imwe bisaba umunyamwuga bukomeye. Hari umuntu ukora muri banki wambwiye ngo uzi guhora ngo ukirigita amafaranga atari ayawe ukayakirigita kandi wenda mu rugo kandi ufite ibibazo waje umwana ariko amata ntayarimo bati n'amakara rega yashize baterega nta n'amafaranga yo kuvomesha wowe uri gukirigita inoti ukirigita miliyoni w'ibigo cyangwa reka nk'urugero uri nka agent de credit w'ikigo cy'imari runaka ukajya usigira abantu amakredi ubaha amazu bazishyura oya randi road akuri ku gakane gakane nk'abasubiye muri Rwanda Revenue gato yego cyangwa umuntu akaza kukurindagiraho ngo mfite rukurunana zanjye 20 ngo zaheze muri ibi ngo mfite ubwato bwaheze hano wowe iwawe uri inzu wabuze nayo wishyura wa mugani n'ubukode cyangwa abana no kujya kwiga minerivare yabuze biriya rero bisaba ubunyangamugayo bukomeye rwo hejuru ari nayo mpamvu nyine usanga rimwe na rimwe abo bantu babahindura buri munsi biba byanze ibintu by'imituku biba byaciye mu maso hari ababyita ibandari hari ababyita imishandiko ibi byose babishandika babizi bya faranga bazirikaho za fimbo bazirikaho fimbo ngo byihore ukabona umukamato na ya mafaranga baguhomorera ukuntu ntiwayagukabukira akakwicaza hariya biba bigoye kugira ngo yigobotora ariya mafaranga byihore yego mzerewo hanyuma hari inkuru nshaka kugira ngo numve ubusesenguzi uri buyikoreho. Turimo kubona ikintu cyitwa guhemukirana cyane cyane ku bantu baba hanze y'igihugu cyangwa se baba mu bihugu byo hanze aba diaspora turimo kubona ikintu cyitwa guhemukirana hagati y'aba diaspora n'abantu bari mu Rwanda ariko akenshi nubwo atari pourcentage atari 100% nyine hari no mu diaspora ushobora guhemukira wasanze ariko akenshi bikunda kugaragara ko ari ab'imbere mu gihugu swat no umuhungu wahemukiye umukobwa mu diaspora cyangwa umukobwa wahemukiye umuhungu mu diaspora bira bintu ubona biterwa n'iki? Icyambere yewe ko mbibona biterwa target umukobwa uri hano mu gihugu ese ubundi mbere yuko wenda reka mbanze nkubaza ko ubitwarirane ngaho ntacyo ari kumubaza reka mbanze nkubaza ko bitwarirane ese ubundi Leonidas ko twakuze twaterese twakundanye bira bintu bya long distance love ubona birya ko oya kubaho ko byabaho kuko finaroma n'ubundi birangira bahuye ahubwo ikibazo icyo utagetingaho mugenzi wawe niki niba uri umukobwa w'imbere mu gihugu umuhungu wo mu diaspora koko uramutagetingaho ko mubana cyangwa uramutegetingaho ko kujyana muri leta z'umwe za Amerika cyangwa muri Canada cyangwa se wowe muhungu uri mu Rwanda ukabashaka umukobwa wo mu diaspora urashaka ko muzabana cyangwa urashaka ko agufasha kugera hanze kuko tujya tubyumva no mu mvugo umuntu wese abakubwira ati cyangwa ufite nk'umuvandimwe ukumva umuntu amubwira ati shakira mu diaspora unkenura ukumva sanse iri mu kwikenura cyangwa kuvanwa mu bukene kuruta gukundana nicyo rero ubundi nacyo kiri kubitera ahanini urasanga umuhungu ari kujya gushaka umukobwa wo mu diaspora atari uko amukunze ari uko agira ngo amujyane muri leta z'umwe za Amerika cyangwa se muri Canada cyangwa i Burayi ari nayo mpamvu ujya kubona ukabona nk'umuhungu wenda aragiye arebye kuri Facebook wenda nk'umukobwa ufite deformation asigaye babyitonda nyashi oya nyashi ngira ngo nyashi zo ufite akadefo reka tugira akadefu yego ku buryo cyangwa se reka tuvuge w'umukecuru ni umusore w'imyaka 20 ari gushaka gukundana n'umukobwa akinjirira 45 muri za ntege nke cyangwa muri ya côté faible uwashaka kwinjirira afite
ni umusore bogari utuye inaha mu Rwanda Kigali wirirwa wiryamiye muri ghetto akora gym nta nubwo agishaka akazi akora gym akora umubiri saa 3 akishakira saa 3 z'amanywa saa 4 abari mu buriri yazindutse mu gitondo ajya muri gym agaprofita wa muntu w'umukecuru wibereye hariya agaprofita nyine kumva ko ari bogari uwo muntu azamwumva byoroshye kuko ngewe numvise kuri TikTok umugore wari uri gucyurira umugabo ati se uretse kuba ndongora gusa hari ikindi wazanye ati hari ikindi wazanye hano iwanjye ati ibyo ngibyo nibyo wirirwa unkangisha urumva aho ngaho byerekana ko batigeze bakora ariko rero nidareka nkubaza ubundi kuri mukuru ngiye na Shiro tukishakisha ubundi intego yo kugira ngo umugabo ashaka umugore nibyo turaza kubikomezaho ni iyihe intego yo kugira ngo umusore ashaka umukobwa babane no kugira ngo nyine icyambere babyare bororoke ntose ntiwayikorana nabo ubonye bose ari icyo iri kuyikora wajya hano umukobwa wasanze none se bibaye ari ukubyara ukororoka nta nubwo birangirira buretse se bibaye ari ukubyara ukororoka kuki umuntu ateye inda abizi ko azabyara akomeza akabikora nanjye nakubwiye hari uko kubyara mukororoka mukuzuzanya nyine mwubaka uwo muryango mukororoka mukuzuzanya ari nabyo bibyara nyine kubaka umuryango kuko ntabwo mwakubaka umuryango mutuzuzanya niyo mpamvu nanjye nanazemo akantu ko kuvuga ngo nta urya imitsi y'undi nk'uko bimeze muri abo twavugaga ko placide niba umuntu agiye gushaka umuntu wo muri Amerika ari uwo mu Rwanda mutagatinzeho ko bazamujyana muri Amerika no kuvuga ngo niba mugerayo umwe azahita yicirize inzira n'undi acize ntibabe bacyubatse wa muryango ntibabe bagikoranye wa muryango twavugaga ahubwo rero uvuze akantu uganisha aho nashaka kuvuga ngo umwe azahita acize hari umuhungu ejo bundi agira atya yakundanye n'umukobwa wibereye inaha i Kigali barakundanye aramufashije uzi bya bindi byose abasaba bya bindi twavugaga umuntu usibye n'ibyangombwa na mbere y'ibyangombwa kwishyura inzu kubaho buri kimwe cyose akamera nk'utunze umuntu udatekereza katubyite gutyo ntuzi abantu se babayeho gutyo yaba abahungu cyangwa abakobwa barahari aramutunze amaze kumutunga bemeranyije ku bana amushakiye ibyangombwa umukobwa arambutse amusanze muri Amerika yagezeyo bararanye ijoro rimwe kumva umukobwa yari ifitiye indi gahunda yo muri Canada ijoro rimwe ese yambuka yigira muri Canada urumva uwo muntu depression uba umuteye oya nanjye mfite undi nawe yaraje we no mu diaspora nyine w'umugabo yaraje abana n'umukobwa rwose baranasezerana noneho mu gihe akitekereza kureba ukuntu azamujyana muri Amerika ariko nta wamenye buri wese yatagatingaga undi asubiye muri Amerika aho yamusize mu Rwanda yamusize amukodeshereje n'ibiki byose amushakiye n'akazi ye aho hantu kugira ngo abariho amutungira mbere yuko bazajyana aba ari adresse mbese agiye agarutse yasanze umuntu yarimutse ubwo urumva ni nkaho yavuga ati iki kigabo kirantindiye ubonye ko mbona tutazajya muri Amerika vuba mwuka byarama kambe negiriye mu byanjye reka nisubiriye mu byanjye ndabona kitazanjyana nari nzi ko kizanjyana muri Amerika vuba na bwangu none kirantindiye reka nkihorere nkikwepe ubwo rero nyine ni uko nguko urukundo rw'iki gihe niba ushatse mu diaspora cyangwa se nawe akaza akagushaka akenshi njye nabonye benshi baba bafite utwo tudefo navuze yego umwe aba afite akadefo undi akacungira muri za ntege nke akavuga tereka profite amafaranga nubwo umusore akabari hariya yiyizeho nk'intenge y'ubwiza rwose ntago ari twe tuba twararemye umuntu akaza akareba umwari utagira ukwasa akavuga ati ase ubundi Leonidas reka nkubaze ikintu kimwe ubwo dushize ku munzani nk'iyo story nkubwiye ubu umuhungu we nta makosa aba bifitemo umuhungu niwe wajyanye umukobwa yego amakosa bose nyine bose ni abanyamafuti nyine bose ni abanyamafuti nese wowe wajyanye umuntu mutabanje bose ni abanyamakosa mutabanje gukora iki kavuga ukundana we mutabanje no kubyaramo aho
gaburiya ariko no kubyaramo nabyo n'indi mibare yemeye se mukabyara bwo mugatandukanye nabyo byaba bimaze iki Fazari ariko akagusigira ako kabuto gusigira akabuto se kabuto ntiwagashaka n'ahandi ariko urumva nk'uwo muntu ibintu baramutakaje akagenderaho njye ntago wangendana basi ako kabuto kakavamo Fazari n'ubundi benshi niko bari gukora kuvuga ati kugira ngo tubanze tugende nuko tubanze tukabyarana tugasezerana mu mategeko ariko njye nabyo tukabyarana nabyo ibyo bintu kuki mutegana imitego ariko buri wese ubundi wakundanye n'umuntu mwizeranye mukamenyana ese ubundi wa mugani kuki abantu bose ubona ari byo byeze umuhungu ngo udafite umudiaspora ukabona mu bandi ntacyo yavuga umukobwa udafite umudiaspora ukabona mu bandi ntacyo yavuga umudiaspora uri hanze udafite umukobwa mu Rwanda ari umuhungu ukabona ngo ntacyo yavuga umudiaspora uri hanze ari igitsina gore adafite umuhungu inaha nawe ukumva kubera iki nta bantu bashobora gukundanira hariya ese inaha nta bantu bashobora gukundanira kugira ngo umuntu uba umuzi neza kuko ntekereza ko rero igitera ibyo byose nuko abantu baba bataziranye narakurikiranye nsanga nanone hariya ngo kuhabona umukunzi nabyo biba bigoye kubera ngo hari igihe wisanga uri muri monde ya wenyine bikaba ngombwa rwose kugaruka ku isoko ukajya gukundanira iwanyu ariko uvuza ko kantu unyibutsa n'akandi ahubwo cyangwa ngo ukaba uri nk'umunyarwanda ukajya ubona ibinyakameruni ukavuga uti reka twarihaye ibinyekano ukavuga n'ibinyanigeria ubwo kandi ko n'abazungu nabo bavuga bati ugahita wibuka nk'umwana uheruka i Kigali kirabura n'ikigende sinyishaka ubwo nawe ukajya ubona nk'abanyasudani y'epfo ukavuga ati ukavuga uti reka niyibukire iwacu i Rwanda yavuze akantu ko kuvuga ngo hari igihe umuntu yisanga mu isi ya wenyine unyibutse umukobwa wambwiye ngo rega ngo impamvu ngo ba diaspora tubabeshya ngo nabo ngo nta kindi baba badushaka ngo badufatira ofure ngo aguhamagara iyo yabuze uwabona nuko buri wese abantu baracungana navuga ngo ibintu by'iki gihe urukundo nyine rwabaye imibare buri wese arabara akavuga ati uyu mupfura muheto wo muri Amerika ndamukuraho amafaranga uwo muri Amerika ati nanjye kira kikobwa ndagikuraho icyororo ndakubwiza ukuri uwo muntu nge nakubwiraga amaze kugerageza nko kuba kobwa nka 5 ariko ngo bose arashaka uwo azatera inda ngo niwe bazaganire neza abandi nabo bakavuga ati ntabwo nemera kuri ya muntu antera inda ye nanjye ndakomeza mubeshya kugeza igihe azanjanira cyangwa Leonidas zaba ari nka za expectations cyangwa bya byifuzo by'umuntu uhora yifuza ibintu bimurenzeho kuko nk'ubu hari nk'abakobwa bo mu cyaro abavuga ati ngiye nta muhungu wo mu cyaro reka ndashaka uwo mu mujyi kandi nyine nibyo nakubwiraga uwo muri leta zunze ubumwe za Amerika wa nta kigenda niba ariko nabyita muri leta zunze ubumwe aba ari uwa nta kigenda muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko yagera hano mu Rwanda akadutegeka akatuyobora niba ari umuhungu ufite utwo tudefu yajya kumanuka iyo ageze mu bakobwa binaha arabavugurura akabategeka abayoboza amafaranga tutitaye kuko ameze banakwemera bakamuheka mu mugongo ariko kubera amafaranga ye mu by'ukuri si baba bakunze iki baba bakunze byabe umukobwa rero cyangwa umukecuru nawe uvuye amafaranga yavuye mu biti shano umukecuru rero nawe cyangwa umukobwa nawe uvuye muri leta zunze ubumwe za Amerika araza akayoboza abagabo abasore beza binaha akabayoboza amafaranga bakibagirwa abakobwa beza b'imyakaka rwose nta jambo baba bagifite kuko nta mafaranga bafite umukecuru wakuguriye inzu se umukecuru wakuguriye imodoka ugatangira kugenda mu modoka kandi wagendaga n'amaguru ugira ngo ntibirangira ari ubaye ahubwo umukobwa mutoya hakuzi ko ari byo ni ujya kwita baby ukita baby umuntu ungana nka nyoko rwose akaba bitewe n'iki bitewe nuko yaguhinduriye ubuzima nuko nguko bimeze ariko muri leta zunze ubumwe za Amerika uri kwita ni igicibwa muri societe nta n'umuramutse nta n'umureba nta umuramutse nuko none nka bya bindi bya shiro iyo agiye mu cyaro afite nk'inote ya 200 yaba ari umwami ku mufuka umva uwo mukecuru ukuntu aba ameze muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta zunze ubumwe za Amerika bari wa wundi nawe wifashisha abagira neza bagirira neza yagera inaha akadutegeka konkobora yagera muri hoteli ukavuga ati wamugana ukuntu umuntu ari kurira muri Marriott wariraga mu biryogo yego akakuvuga ati ngwino va muri ibyo biryogo cyawe ngwino muri Marriott abona waryaga muri ghetto imiceri n'ubunyobwa wabona urimo kurya za hambaga n'amapiza avuga uti umugabo n'uyu ukabona agize gutya ari yanda yanza kodesheje imodoka yigezweho ubwo ni yande ni yihe
Brabas katuvuge nka Brabas ukabona arayikodesheje niyo mugenzemo uravuga uti harya ubwo bukobwa bw'inaha mu Rwanda bwigiza kara kajya ubundi bwazamarira iki yego ukaba uyobotse umukecuru ukihorera urungano ukarwihorera rwose ariko se Leonidas tuvuge yuko uwo mukecuru cyangwa umuntu ukuruta mu myaka cyane mudashobora gukundana ngo muhuze ukurikije ibyo twavuze biba bigoye kuko byanze bikunze niba twamaze kubona ko ava muri Amerika afite defo rwose zigaragara kugira ngo noneho kandi nawe akaza ashaka kuko nawe ntabwo azashaka undi ufite defo aho i Kigali oya abashaka uzamuka vari kugira n'igihe mwabyaranye bagukureho icyororo kandi cyangwa se n'igihe munahagararanye bavuga bati dore umugore wihaye umugore yarihaye yego ubwo rero bitewe n'icyo buri wese atagetinga kimurenzeho ni ukuvuga ngo twavuze ko buri wese bari gutagetinga ikimurenzeho uwo muntu wabaye nyirantabwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba ashaka kugira icyubahiro muri Afurika hano mu Rwanda noneho nanjye ufite icyubahiro muri Afurika mashaka kugira amafaranga nkura kuri nyirantabwa wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego urumva sinzi niba uri kubyumva cyangwa se ntabwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo ndavuga umugabo wabuze umukobwa wamushima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashaka umukobwa mwiza wo mu Rwanda ntabwo abashaka se nyiragahinda wo mu Rwanda yego abari se gahinda wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ntabwo abashaka nawe nyiragahinda wo mu Rwanda yego abashaka byishimo wo mu Rwanda ngaho rero wa muntu azaza yagera i Kigali yamutwara mu cyaro aho akomoka bati umuhungu yarihaye ariko byose bikavamo yuko muba mubarana hariho hava ibyo bintu byose by'amadepresiyo hariho hava ariko ubwo tuba tunajya inama kuri IM Media TV oya cyane babwira tuti mw'abantu mwe abantu nibamenyane mumenyane niba umukunze umukunde niba ari nyiragakecuru wigashakamo amafaranga ugakunze umenye ko ariko kawe wa mugani wa kitoko ngo agakecuru kanjye kandikire niba ngombwa banaguserereza ujye uvuga kana agakecuru ariko kanjye sha bikaba nka bya bindi bya wa musore se twabonye niba ari uw'Ikayonza ufite imyaka niba ari 20 ningahe washakanye n'umukecuru w'imyaka 50 ningahe atari wa wundi bita muka perezida njyewe wabikoze bikuvuye ku mutima rwose uri fier ese umuhungu kubona ari proud no ku ma social media n'amateleviziyo yamusuye ubona ari proud burya njye aho ntacyo babintwaye nta kibazo igihe utarogereta ibyo wakoze ikibazo nuko abantu n'ubundi bahita babifata muri wa murongo wo kuvuga ngo n'ubundi nta mafaranga yamushutse ariko nyine gukorera amaso y'abantu n'ubundi ntabwo umuntu ababereyeho gukorera amaso y'abantu ese wamugani ubereyeho gusatisfiza your needs ntabwo ubereyeho gushimisha abandi ntabwo ubereyeho ariko se nanone rero aho ntabwo twakwemeranya sosiyete za Kinyafurika ko hari ibintu twirinda cyane cyane mu Rwanda ko hari ibintu twiyima ngo kugira twirinde amaso y'abantu iryo ni ikosa rikomeye Ese nta bantu uzi binywera nk'agacupa ariko bakanga kujya mu kabari ngo ntiyajye mu kabari kandi ntacyo bimutwaye atari bujye no gusinda ngewe icyo nanze kuvuga ngo ibintu ndabikoze ngo kubera ngo nshimishe Placide kandi ngewe sinishimye ndajya gushimisha Placide se ntishimye gute swa mugane ibyishimo bya mbere ko bihera kuri wowe watanga icyo udafite ibyishimo nagushimishijemo nge ntishimye bimaze iki ntacyo bimaze ariko ibyishimo nishimyemo wowe utishimye ngewe ibyo birakureba abantu nibakore subscribe mu muntu cyane nibakore subscribe bakore like bakore share comment ibiganiro byiza cyane nk'ibi ngibi nta handi wabikura ni kuri IM Media TV mu Rwanda ifite ibirindiro mu Rwanda ndetse no muri Amerika mu minsi zana za Canada turaba twagezeyo hari studio ebyiri hari studio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akabona studio mu Rwanda iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye isaba ngo nidukorere kuri ba bantu kandi bizaza Biden bizaza ba Trump bizaza no kugira ngo ntituzakavaringa ari amatora yabo kandi ndabazi bohereje zira za CNN za jina gukavaringa ibikorwa byacu by'amatora biri imbere natwe tuzajya ariko wamugana ko ari Media TV izahari ikavaringa amatora yabo tuzakavaringana aho yatugiye kujya no mu gikombe cy'isi tuzaba turi yes tuzareba byose dusureza White House sibyo
mwakoze cyane rero bakunzi ba IM Media TV, reka tubonane mu biganiro by'ubutaha, ariko nanone tubibutsa ko mwakora subscribe, nyamuneka mukore like, mukore share, mukore comment, muduhe comments zikari nyinshi, ariko turazishaka ari nyinshi cyane. Mutubwire murashaka ko dutumira abandi, murashaka ko tuvuga kuki, kuko televiziyo ni yanyu. Reka tubonane mu biganiro by'ubutaha. Wakoze cyane Impuguke Demokrate. Murakoze cyane Placide.